Inshuti bavandimwe mudukurikiye nongeye kubasuhuza mbifuriza ibihe byiza aho muri hose mu byo murimo byose n'ibyo mwifuza byose. Uyu munsi ndagira ngo dutangire ikiganiro cyacu duhereye kuri Zaburi y'103 umurongo wa 12 iragira uko uburasirazuba butandukanye n'uburengerazuba niko adutandukanya n'ibicumuro byacu. Uko uburasirazuba butandukanye n'uburengerazuba niko adutandukanya n'ibicumuro byacu. Imana idutandukanya n'ibicumuro byacu iyo tuyemereye. Ni nayo mpamvu iyo witegereje amategeko y'Imana, ntago Imana iduha liste cyangwa se urutonde rw'ibyo tugomba gukora byiza, ahubwo iduha urutonde rw'ibyo tugomba kwitandukanya nabyo. Ntabwo dusaba ngo dukore gutya, ahubwo iratubwira ngo ntukagire gutya, ntuzibe, ntuzice, ntuzabeshye, ntuzasambane, ntuzifuze. Muri makeya ni uguhunga ikibi, ni uguhunga ikinyoma, nicyo cyonyine idusaba, ibindi ikabyikorera. Ngira ngo iyo tugiye kubatizwa mu masezerano tugira, iyo tubatizwa tuvuga yuko twitandukanyije na shitani n'imihango yayo yose n'ibidushukisha. Hari abaherutse kumbaza shitani icyo ari cyo, cyangwa se daimoni cyangwa amagini icyo ari cyo. Shitani ivugwa iyo turimo kuvuga ibirebana n'ikinyoma, naho amadayimoni tuba tuvuga ibikorwa. Mu yandi magambo ubanza kuba shitani kuko ubwo byageze mu bitekerezo, iyo ugiye mu bikorwa ubwo wabaye idayimoni. Kandi ubwo ngubwo barabatekereza ko shitani ari umuntu bazahurira hanze cyangwa se bazahurira atembera, dayimoni ari umuntu bazahurira atembera. Oya, shitani ni njyewe, dayimoni ni njyewe, cyangwa se ni wowe ku giti cyawe, ni ikigutuyemo, ni ibigukoreramo. Ubwo nabyo tuzagenda tubireba gahoro gahoro. Nidutandukana n'ibicumuro byacu tuzaba turimo kuva iburengerazuba tujya iburasirazuba. Dusubire hejuru kuri Zaburi avuga ngo uko uburasirazuba butandukanye n'uburengerazuba niko adutandukanya n'ibicumuro byacu. Uko utandukanye na rero ni bibi, ni kuva iburengerazuba ugenda werekera iburasirazuba. Uko wegera izuba, ngira ngo twigeze no kubikoraho mu kiganiro ndumva ari cya 17. Izuba uko uryegera niko ugenda wegera urumuri, ugenda wegera ubushyuhe, niko ugenda uva mu mwijima. Uva mu burengerazuba ava mu mwijima agana iburasirazuba. Iburasirazuba ni hehe? Ni ku buturo bw'Imana. Abari mu ijuru rero, cyangwa se ijuru iyo ritwitegereza ritureba rigendeye ku zuba riturimo, ku bushyuhe buturimo, ku myambaro twambaye. Iyi myambaro yacu yera, ubwo tuba twegereye izuba cyangwa se twegereye uburasirazuba. Iyo dufite ubushyuhe n'urumuri muri twebwe, ubwo tuba twegereye uburasirazuba. Uko uba kure y'izuba niko uri mu mwijima, ni nako ijuru riba rikureba. Ibi nabyo tuzagira umwanya wabyo. Ese twemerewe guhakana ukuri mu izina rya Bibiliya? Iki ni ikibazo gikomeye, niyo mpamvu mbasaba gukurikira mwitonze iki kiganiro kugira ngo tubyumvikaneho. Aho uzanyura hose, kuva ku mwana kugera ku musaza, mu moko yose y'isi, hari imvugo duhurizaho cyangwa se hari ikintu twemeranywaho. Ni uko tuzi ko izuba rigenda, tukaba tuzi ko isi ihagaze. Ndizera ko ntawe bihakana. Ni nayo mpamvu tuzasanga mu mvugo zose, bitewe n'ururimi umuntu avuga, bakubwira ngo izuba rirarenze, izuba rirarashe, bazakubwira ngo iburasirazuba, bazakubwira ngo iburengerazuba. Ariko iyi mvugo ari nayo Bibiliya ikoresha, ifite ikosa cyangwa se si nayo. Buri wese uyu munsi arabizi neza ko izuba ari inyanja y'umuriro itanyeganyega, ahubwo isi nk'umubumbe ariyo izenguruka iruhande rw'izuba, izenguruka iryo zuba. Kugira ngo rero
bibiri igendeye kuri ibi ngibi ku bintu byose yandika igendeye ku bintu bisanzwe, ariko inyuma y'ibyo bisanzwe hakaba buri gihe haba hahishe zahabu. Ibyo ni nabyo dusanga mu ivugururamategeko cyangwa se kubara kwa kabiri, umutwe wa 29 umurongo wa 28 haragira hati ibintu byihishe n'ibyuhoraho Imana yacu, naho ibintu byahishuwe ni ibyacu twebwe n'abana bacu ingoma ibihumbi kugira ngo dukurikize amategeko yose y'iri tegeko. Ntabwo ndi butinde kuri iki kintu kuko kitari mu byo ndi buvugeho uyu munsi, ariko tumenye ko ibihishuye burya ntukanabitindeho kuko ni ibya buri wese, ni iby'abana b'abantu, ariko igihishe ni icy'Imana. Icyo nacyo ugomba guharanira kumenya kugira ngo iyo usoma Bibiliya nta wundi rero ushobora gutuma aya makosa tuba turimo kubonamo ashiramo uretse urusyo, nk'uko twaribonye mu kiganiro ndumva ari 21, urusyo cyangwa se abacurabwenge baho dusengera cyangwa se batwigisha nabo bagomba kureba ibyo bintu bakadufasha kubyumva, ariko iyo babuze twirwanaho, tugomba kwirwanaho kubera ko handitswe ngo, ubwo ndavuga ukuntu abantu benshi bambwira ngo haranditswe ngo, ubwo barimo kwigana Yesu asubiza shitani bakagira ngo hari nabo nuko nguko babaye ba Yesu, kubera ko handitswe ngo hari abantu bambwira ngo isi ishinze hamwe. Ibyo ngibyo haranditswe ngo, kandi koko ntago abakubeshye, aho ngo naho izuba rikaba rigenda, ibyo nabyo haranditswe ngo, ariko uyu muntu ibyo arimo kuvuga nuko barimo kwirengagiza ukuri, agatangira no guhakana ukuri nyakuri yitwaje Bibiliya. kuko handitswe ngo nyamara nakubwira yuko hari abantu noneho bakoze ibitandukanye n'ibi ngibi banaziziye, haranditswe ngo, cyangwa se abavuze ibitandukanye n'ibi ngibi bo noneho uyu munsi batakemera n'ibyanditse, bahindutse ya nzoka bavuga muri Bibiliya, ku buryo barekeye aho ngaho kumva ijwi ry'Imana. Ari abakurikiye ya nzoka barekeye kumva ijwi ry'Imana, ari n'abahagaze muri handitswe ngo kandi babona ko atari yo. Aba bombi ndimo kubabwira ngo mugaruke, mwongere musome mwitonze, muzajya musanga ko iyo handitswe ngo ibifite ikindi ishushanya ihishe, bityo n'uwahindutse inzoka ayumvisha ko hari ikihishe inyuma, yagaruka akongera agasoma Bibiliya akayikunda. Ngayo nguko ndongera ndababwiye ngo nta mpamvu yo gushyira imakasi muri Bibiliya, kuko ibyo tutumva nonaha ejo tuzabisobanukirwa niba tubifitiye ubushake n'inyota. Wowe rero unyumva, nongeye kugusaba ikintu, ntuzaho umuhezanguni niba ushaka kumenya abo bahezanguni tuvuga n'abahe. Ni babandi birirwa baca imanza batekereza yuko ubwo handitswe ngo bafite uburenganzira bwo gusimbura Imana mu kazi ko guca imanza. Ukuri kurazwi, bityo ababisoma gutya cyangwa se kuriya baba bafunze umuryango wo kwiga, kubera ko ikinyoma kimwe umuntu yemeje kibyara ibindi binyoma. Reka nze mbaho urugero. Uyu munsi ndumva rwose mutari bubyibeshyeho, ndi umugabo, ariko nshobora gufatwa n'umwuka umbwira ngo uvuga ko uri umugore. Icyo gihe ninjiye mu kinyoma, ndetse ngiye no kwinjira no mu kibi. Ubwo nyuma yaho hazakurikiraho iki? Nzahindura ijwi, nzahindura ingendo, nzahindura imyambaro, nzahindura imyambarire, byose bihinduke. Kubera iki? Kubera ko ntahagurukiye mu kinyoma, ikinyoma kikabyara ibindi binyoma, cyangwa se ikibi kikabyara ibindi bibi. Nanone nongeye mbabwire nti ikinyoma kimwe umuntu yemeje gifunga umwanya ubwenge bwagombye kwinjiriramo. Hari n'abavuga neza kandi nanjye ndabashyigikiye ngo ujya kwiga abanza guhanagura ibyo azi kugira ngo abashe kwiga.
ntidutinye kwiga, ntidutinye guhanagura ibyo tuzi igihe turimo kwiga. Nidusoma mu ivugururamategeko cyangwa se kuva kwa kabiri, umutwe wa 23 umurongo wa 25 baragira bati, nujya mu murima w'imizabibu y'umuturanyi wawe, wemerewe kurya imbuto z'imizabibu uko ushaka, ugashira ipfa, ariko uramenye ntuzasorome ibyo utwara. Ahangaha baba bakubwira iki? Baba bakubwira ngo ushobora kwiga inyigisho zose zo mu madini ayo ari yo yose, icy'ingenzi ni uko utagira ibyo ujya ufata. Mu yandi magambo ahangaha batubwira ngo ntushyire mu gatebo uve mu murimo w'abandi. Ni nk'aho bakubwiye ngo byige byumve, ariko ntibizakugushe cyangwa se ngo bikuvane mu byo wowe wemeraga. Ngiki cyo batubwira hariya, bakubwira ngo nujya mu murimo w'umuzabibu w'umuturanyi wawe. Mu yandi magambo ubwo muntu wo kumva rwa ruzabibu rwa Naboti, nuko narwo rwari iki? Rwari kiliziya cyangwa se rwari itorero cyangwa se rwari inyigisho. Ni nayo mpamvu hano barimo kutubwira ngo nujya mu murimo w'umuzabibu w'umuturanyi wawe, wemerewe kurya imbuto z'imizabibu uko ushaka. Mu yandi magambo ibyo bakwigisha ujye ubyumva, ujye ubikurikira, ntazawe ubikurikira ushere n'ipfa, ikizasigaramo ari cyo ujyana, cyangwa se ikizasigara mu uzakijyane, ariko ntiwemerewe guhindura cyangwa se kuvuga ngo ugiye kwicara muri icyo ngicyo. Mu yandi magambo ibyo mbabwira ntawe mpamagarira kuva aho asengera cyangwa mu byo yemera, ahubwo musahamagarira gufunguka, gufungura ubwonko, agatekereza, akamenya ibyo arimo. Ikinyoma kimwe cyangwa se ikinyoma wamaze kwimika gishobora kukuyobora none kuguta igihe kirekire mu bintu urimo, kandi ukarangiriza ku kinyoma kindi. Abakora ubushakashatsi barabizi, iyo utangiriye ku cyo bita hipoteze ipfuye, n'ubundi ibyo ukora byose biba bipfuye. Muri makeya rero uyu munsi ndagira ngo tuvuge ku bihe n'ahantu tugendeye ku mvugo ya Bibiliya. Ubwo utuntu tubiri ndavuga nihuse. Icya mbere, ntabwo ndi butanga imirongo myinshi ya Bibiliya ivuga kuri ibi bintu kuko ni myinshi, ntabwo ikiganiro cyarangira. Icya kabiri, iki kiganiro kizakurikirwa n'ibindi byibura bibiri bizaza nyuma y'uko tuzaba twaramaze kwiga imibare, kuko aribwo umuntu azabasha kumva neza uko bigenda bikorana. Ubwo rero uyu munsi turimo kureba amerekezo. Amerekezo ari mu bihe, ari n'ahantu. Amerekezo mwumve yuko iyo turi mu bintu bizamuka, ni ukuvuga kuva ikuzimu ujya hejuru, tuba turimo kuvuga ibijyana n'ukuri. Naho twavuga mu bitambitse, ni ukuvuga kuva donc ibitambitse mu bugari, mbivuge gutyo, aho wenda uvuga ngo urukundo rw'Imana rurerure cyane, ntawarurondora. Aho ngaho tuba turimo kuvuga nanone ku birebana n'ibyiza. Noneho wafata ikivuye hejuru cyo gihora ari cyiza. Reka tubirebe neza ku buryo bworoshye. Ubwo nimvuga, reka mbahe example kuko rero turagenderaho urugero. Nidusoma ibyahishuwe 21:15-16, baravuga ngo uwamvugishaga yari afite igipimisho cy'ikibingo cya zahabu kugira ngo apime umurwa, amarembo yawo n'inkike yawo. Uwo murwa wari ufite impande enye zingana, uburebure n'ubugari bwawo bikareshya. Nuko umumarayika upimisha cya kibingo ugira amasitadi 12,000, kandi uburebure bwawo, ubugari n'ubuhagarike bireshya. Ahangaha nsubireho gatoya, barimo kubwira bati uwo murwa wari ufite impande enye. Ubwo impande enye ni impande zihe? Ni impande z'isi. Ubwo ni amajyaruguru, amajyepfo, uburasirazuba, uburengerazuba, mbifate gutyo. Noneho bakubwira ko izo mpande zanganaga. Iyo impande zingana, ni ukuvuga ngo nta kintu cyo kiri buruta ikindi. Mu yandi magambo, uburebure ari rwo rukundo cyangwa se ibyiza, n'ubugari
ari bwo kuri cyangwa se ukwemera, byose birangana. Mu magambo nta kiruta ikindi muri uwo murwa mushyashya cyangwa se muri izo nyigisho nshyashya, kuko umurwa bivuga inyigisho. Aha barimo kutubwira iki? Barimo kutubwira Yerusalemu nshya, barimo kutubwira iki? Barimo kutubwira kiliziya nshyashya tuzaba duteganyirijwe cyangwa se twiteguye. Iyo bongeyeho bakubwira ngo uburebure, ubugari n'ubuhagarike bireshya, ubuhagarike ni ikiva mu ijuru. Ni nayo mpamvu hari igihe iyo tuvuze mu gifaransa tuvuga Dieu très haut, ni ukuvuga ngo ni Imana y'urukundo rudashyikirwa. Ubuhagarike buhagararirwa muri uru rwego, ruhagarariye urukundo rwahuje n'ukuri. Niyo mpamvu ubwo turaza kubibona hasi. Nitureba ku isaha, reka nsubire gato inyuma turebe isaha. Iyo umuntu yambaye isaha, tuzi ko urushinge isaha nirabyerekana neza. Katufate ikintu gifite umuzenguruko nk'uw'isaha. Tuzi ko ari ahantu urushinge ruri kuri 0, urushinge rukaba ruri kuri 3, 6, 9, 12. Ahangaha biraza kugorana, ariko noneho mbabwira ngo urushinge nitufata ku 0 tukagenda tukagera kuri 12, turaba tuzengurutse, tuba dukoze uwo muzenguruko w'isaha, ari nawo muzenguruko w'isi, ari nawo tugiye gufatira ibyo bipimo. Ubwo noneho dufate rero izuba rituruka, turafata hako rigenda, ni nabyo turi buvuge mu mvugo ya Bibiliya, rigenda rituruka iburasirazuba rijya iburengerazuba, tukaza kugera igihe rigera saa 6. Ubwo saa 6 turafata ko riri hagati, ari naho twagereranya na buriya buhagarike, kuko saa 6 twagombye kuba turi ku buhagarike bw'izuba cyangwa se izuba rihagaze hejuru y'isi, ariko tubifata. Ubwo rero Bibiliya irimo kubisobanura umuntu uri iburasirazuba. Twavuze ko iburasirazuba kugenda ukagera iburengerazuba, aho turimo kuvuga ibyiza. Uri iburasirazuba ari mu cyiza cyuzuye, uri mu burengerazuba yashiriwe, ari mu kibi. Niyo mpamvu rero batubwira ngo Imana ishobora kutubabarira ibyaha byacu tukayigarukaho. Ni ukuvuga ngo twatuvuye iburengerazuba tukagaruka iburasirazuba. Iyo uzamutse ubwo noneho ufashe hejuru, tudufite amajyaruguru tukajya n'amajyepfo. Uri mu majyaruguru yegeye iburasirazuba, turafata ko uwo muntu afite urukundo rwinshi, afite n'urumuri rwinshi. Mu yandi magambo, umuntu afite urukundo rwinshi n'ukuri kwinshi. None twongera tukareba dufashe ku kindi gice gihera, dufate umuntu uri iburengerazuba n'amajyepfo. Uwo muntu afite urukundo rukeya cyangwa se ibyiza bikeya, kuko ari iburengerazuba. Wakongeraho ko ari uburengerazuba bw'amajyepfo, uwo muntu akaba ari noneho n'umukuri gukeya gushoboka. Muri make uwo muntu aba ari umusunitse gatoya yahitagwa. Mu gihe wa muntu twabonye uri hejuru, ku gace ko hejuru aho izuba ryaka cyane, ni ukuvuga iburasirazuba, hanafata no mu majyaruguru, uwo nguwo urumva ko we aba afite icyo nakita amahirwe, cyangwa se aba yarakiriye urukundo n'ukuri kw'Imana. Ubwo wenda igihe abo tuzigana turi kumwe nzabibashushanyiriza ku kibaho mbibereke. Ni nk'uko wakurikira uruziga rwa trigonometry, wahita ubyumva. Iyo ugiye rero iburasirazuba, reka duhere iburasirazuba hano, ugasoma mu ntangiriro 2:8 bakubwira ngo ubwo Uhoraho Imana atera ubusitani iburasirazuba muri Edeni, ahatuza muntu yari amaze kubumbabumba. Umuntu yari amaze kubumbabumba ni doctrine cyangwa se inyigisho z'iyo kiliziya, kubera ko hano barimo kutubwira Uhoraho atera ubusitani iburasirazuba. Ni kiliziya yari iri iburasirazuba, ni ukuvuga ngo ni kiliziya yari 100% mu rukundo iburasirazuba. Iyo kiliziya niho yari itangiriye. Ndumva mu kiganiro cy'ubushize nabwiye ko iyo kiliziya igereranywa na zahabu,
ni ukuvuga ngo ni kiliziya yo mu rwego rwo hejuru. Edeni ni kiliziya yo mu rwego rwo hejuru. Aha rero umuntu yari amaze kubumbabumba ni iki? Ni inyigisho zagomba guherekeza iyo kiliziya, kubera ko umuntu hano yarakiri mu cyo bita umuntu w'ubushishozi cyangwa se sagesse divine yari ikimurimo. Iyo dusomye mu gitabo cya Yonasi 4 umurongo wa 5 wa 7 n'uwa 8 batubwira ngo Yonasi ava mu mujyi yicara iburasirazuba bwawo, ahiyubakira akazu maze akugamamo izuba ategereje ikizaba kuri uwo mujyi. Yonasi ubwo ngubwo Imana yaje kumutereramo igiti. Yonasi yishimira bikomeye icyo giti, ariko bukeye bwaho umuseke ukebye Imana itegeka ko haza inanda ikarya cya giti maze kikuma. Nuko izuba rirashe, Imana iteza umuyaga utwika w'iburasirazuba, izuba ricanira umutwe wa Yonasi maze arababara. Ahangaha barimo kutwereka Yonasi asohoka mu mujyi, ni ukuvuga ngo yitandukanyije n'inyigisho zazimo kubera i Ninive cyo gusohoka mu mujyi, kuko hejuru navuga ko umujyi ari inyigisho, ari kiliziya cyangwa se wigize byose. Ahangaha rero kuwusohokamo ni ukuvuga ngo Yonasi yitandukanyije na Ninive, ariko yitandukanya nayo mu kwikunda. Ari nayo mpamvu yagerageje kujya kubaka inzu ye iruhande iburasirazuba. Mu yandi magambo, niba iburasirazuba ari urukundo rw'Imana, ku rundi ruhande ni ukwikunda. Hari biriya yari akoze kuko yaragiye iburasirazuba bwaho. Muzanarebe na Gahini nawe yahungiye iburasirazuba, niho yahungiye nako iburasirazuba, iruhande rw'iburasirazuba. Ahangaha rero barimo kutwereka yuko iyo umuntu agiye mu byo kwikunda, kubera ko twabonye ko amagambo avuga icyiza cyangwa se igitandukanye cyacyo, iyo umuntu agiye mu byo kwikunda, aribyo hano batwereka Yonasi yari arimo, birangira afashwe n'iki? N'izuba ryinshi. Izuba ryinshi ni ukuvuga kwikunda bikabije, noneho bikarangira bigenze bite? Uri mu mubabaro. Mu yandi magambo, ni nacyo twita umuriro utazima. Umuriro utazima ni ukwikunda ukarenza. Iyo dusomye Izayi 27:8 baratubwira ngo oya, ahubwo yabaciriye urubanza, abamenesha mu gihugu, yabirukanye umunsi umwe akoresheje umwuka ukaze n'inkubi y'umuyaga uturutse mu burasirazuba. Aha nanone ni Imana yari itabaye kiliziya yayo. Muri uko gutabara kiliziya yayo, iyo bakubwiye ngo yabirukanye umunsi umwe, ni ukuvuga ngo yabirukanye burundu. Umunsi umwe ungana na burundu, akoresheje umwuka ukaze. Umwuka ukaze ni ukuvuga ngo ni Roho Mutagatifu cyangwa se umwuka wera, kuko umwuka ni inkubi y'umuyaga uturutse mu burasirazuba. Ni ukuvuga ngo kubw'imbaraga z'Imana zituruka ku rukundo rw'Imana uturutse uburasirazuba, ishobora cyangwa se ushobora kwirukana ibintu byose iyo wicaye mu rukundo rw'Imana. Ahangaha twarebaga iburasirazuba, noneho reka turebe iburengerazuba. Iburengerazuba niba uburasirazuba ari urukundo rw'Imana rwuzuye, iburengerazuba naho umuntu ari kure y'urukundo rw'Imana. Iyo usomye muri Matayo 8:11 baragira bati ndababwiye benshi bazavaho izuba rituruka naho rirengera, ni ukuvuga iburasirazuba n'iburengerazuba, basangire na Aburahamu na Isake na Yakobo mu ngoro y'ijuru. Ibi wenda ntitwari twatangira kubirebaho, ariko iyo bakubwiye ngo Aburahamu, Isaki na Yakobo, ahangaha ni ukuvuga ngo basangire na Yezu, kuko abo bantu uko ari batatu iyo bateranyije, Aburahamu, Isaki na Yakobo, bangana na Yezu. Nicyo buriya abavuze mu magambo nk'ababwiye ati abantu baguye, ni ukuvuga bari iburengerazuba, baturukaho izuba rirengera, n'abantu bari mu rukundo bose bazamenya, bazaza banyegere, bazaza mbakire, kuko gusangira n'Imana cyangwa gusangira na Yezu ni ukwakirwa nawe. Nongeye mbibasubiremo, Aburahamu kongeraho Isaki kongeraho Yakobo, ndavuga guteranya, ntabwo ari kuvuga umwe, guteranya. Abangaba nibo bakoze Yezu mu ngoma y'ijuru, ni ukuvuga
kiliziya. Twongeye twibuke yuko kiliziya ivugwa ihaguruka mu ijuru igakomereza ku isi. Kiliziya ishinga ibirenge byayo ku isi ikagira umutwe wayo mu ijuru. Ibyo nabyo tuzagira igihe cyabyo. Iyo usomye muri Izayi 59:19 baratubwira ngo nuko kuva mu burengerazuba bazatinya izina ry'Uhoraho, no kuva mu burasirazuba batinye ikuzo rye, kuko azaza nk'uruzi ruhurura rwihutishwa n'umwuka w'Uhoraho. Aha hejuru twavugaga umwuka w'Uhoraho, hano runo ruzi ni ukuvuga ijambo ry'Imana, donc ijambo ry'Imana mu mbaraga, uruzi ruhurura. Umwuka wera, ijambo ry'Imana bifatanye, umuntu ubibonye agira igitinyiro cy'Imana. Abo ni ab'iburasirazuba, kubera ko bazaba bari iburasirazuba bazagira igitinyiro cy'Imana, naho abavuye mu burengerazuba bazagira iki? Bazamenya izina ry'Imana ry'Uhoraho. Biranagaragara uvuye iburengerazuba kuko ari kure y'Imana, ikintu cya mbere agomba kumenya ni ikihe? Ni izina ry'Uhoraho. Naho uvuye iburasirazuba kuko abatuye azi Imana, icyo agomba gukora ni ikihe? Ni ukuramya, ni ugutinya, ni ugutanga icyubahiro cy'Imana. Reka turebe noneho amajyaruguru. Amajyaruguru turasoma mu ntangiriro 13-14 baragira bati, Loti amaze gutandukana na Aburahamu, Uhoraho abwira Aburahamu, icyo gihe ataraba Aburahamu, nabisomye nabi, ati ubura amaso uhereye aho uri, maze urebe mu majyaruguru no mu majyepfo, urebe mu burasirazuba no mu burengero bwabyo. Ahangaha igihugu yamwerekaga ni ikihe? Ni igihugu cya Kanani, mbivuge mu gifaransa terre d'Okana. Terre d'Okana, abasoma bera y'igifaransa iyi kana ntabwo yongeraho, niyo mpamvu buri gihe uzajya ubona bakoresha terre. Abantu benshi tukabigira ngo barimo kuvuga isi, kandi hano barimo kuvuga iki? Baba bavuga kiliziya. Ni ukuvuga ngo terre d'Okana, iyi kana bakayikuraho kuko ntabwo bayishyiraho buri gihe. Ubwo rero icyo gihe baba bavuga iki? Iyo bavuze terre muri Bibiliya baba bavuze kiliziya, ntabwo baba bavuze isi y'ibitaka. Ariko ibyo nabyo ni ibindi wenda tuzagenda tubyumva gahoro gahoro. Aha rero icyo Imana yamubwiraga ni iki? Yamubwiraga yuko azaguka akagira ibyiza byinshi by'ubwoko bunyuranye, akagira ukwemera n'ukuri bihagije mu rwego rwinshi runyuranye, kubera ko ibyiza ni byinshi ntawabirondora, ariko n'ukuri burya ni kwinshi ntawakurondora. Kubera iki? Kubera ko Imana idafite aho igarukira mu byiza cyangwa se mu kuri. Natwe ayikurikiye ntabwo dushobora kugira aho tugarukira mu byiza twakora cyangwa twakoreshwa, cyangwa se tugira aho tugarukira mu byo twamenya, mu byo twakakira nk'ukuri, turamutse twemeye yuko ibiduha. Iyo dusomye Yeremiya 1 umutwe wa mbere 13-15 baragira bati, Uhoraho yongera kumbwira iri jambo agira aturabona iki? Ndasubiza nti, icyo mbona ni inkono ibira, umuriro wenyegejwe n'umuyaga uturuka mu majyaruguru. Uhoraho arambwira ati, koko mu majyaruguru niho haturuka ibyago bikayogoza abaturage bose bo mu gihugu. Ngiye guhamagaza imiryango yose mu bihugu by'amajyaruguru, uwo ni Uhoraho ubivuze, bazaza maze buri mwami ashinga intebe imbere y'amarembo ya Yeruzalemu, ahateganye n'inkike ziyikikije n'imbere y'imijyi yose ya Yuda. Ahangaha baba basobanura kiliziya iri mu marembera, kiliziya irimo kurangira. Iyo kiliziya ikiranga ni iki? Iyi ni imvuga y'Bibiliya yo kuvuga ngo Imana niyo igiye kubikora. Reka da, ntabyo Imana ikora, nitwe tubyikorera. Iyi kiliziya ikirimo kwiranga ni iki hano avuga? Ni uko abantu bagiye guturuka mu majyaruguru, mu yandi magambo ni inyigisho zigiye guturuka mu majyaruguru. Nababwiye ko mu majyaruguru ari umuntu uri mu rumuri rw'Imana ruhagije, ndavuga mu rwego rw'ubwenge. Ariko noneho niba tubifashe mu kinyuranyo, ni umuntu noneho uri mu mafuti,
mu yandi magambo w'umutekinitsi wo mu rwego rwo hejuru cyangwa se abatekinitsi bo mu rwego rwo hejuru bagiye kumanuka bafite inkono irimo kubira. Ni ukuvuga ngo inkono iri ku ziko cyangwa irimo kubira ni abantu bicaye mu kibi gishoboka, kubera ko ubundi inkono iteka ibyo abantu basangira, mu yandi magambo ikaba intandaro y'urukundo, ariko noneho hano ni intandaro y'urwango. Umuriro wenyegejwe n'umuyaga uturuka mu majyaruguru, ni ukuvuga ngo izo nyigisho zabo zigiye guturuka mu majyaruguru ziza. Uhoraho arambwira ati koko mu majyaruguru niho haturuka ibyago bikayogoza abaturage bose bo mu gihugu. Aha niho bakubwira abaturage le peuple bo mu gihugu, terre ni ukuvuga ngo peuple ni ukwemera kwari guhari, ukwemera kwari kuri muri iyo kiliziya. Ubwo ngubwo wenda ndimo gukora, nashaka kuvugira terre yo hejuru. Ngiye guhamagaza imiryango yose mu bihugu by'amajyaruguru, uwo nuhora wivuze, bazaza maze buri mwami ashinga intebe, kubera yuko buriya mu byo twemera cyangwa se mu byo dutekereza biba bigiye bifite amashami menshi. Ayo mashami rero niyo barimo kuvuga buri mwami. Ayo mashami azaza ashinga imbere y'amarembo ya Yeruzalemu. Amarembo mu biganiro bibanza nabivuze, ariko sindanabivugaho bihagije, ariko amarembo mumenye yuko ari icyo umuntu yinjiriramo mu kwemera. Ni ari amarembo ya Yeruzalemu, ni amarembo y'ukwemera kwa Yeruzalemu bashaka kwinjiramo. N'abinjiyemo bazanye inyigisho z'ikibi cyangwa ari abatekinitsi mu kibi mu rwego rwo hejuru. Murumva ko baje kwisenya ahateganye inkike. Ubwo ngubwo muri Bibiliya aho muzazibona hose zisobanura ibihagarariye cyangwa se ibyo navuga ishingiro, icyo bita dogme. Inkike ni dogme mu kwemera, n'imbere y'imijyi yose ya Yuda. Ni ukuvuga ngo ari Yeruzalemu ari na Yuda, kuko ubwo ngubwo ni imijyi ibiri yo mu kwemera, cyangwa se n'inyigisho ebyiri zo mu kwemera ziba zigerekeranye. Ubwo aho tuziga Yeruzalemu na Yuda muzabisobanukirwa. Reka ngaruke ku majyepfo noneho rero, njye ku majyepfo. Amajyepfo turasoma ibyahishuwe 21:13, baragira bati mu burasirazuba hari amarembo 3, mu majyaruguru amarembo 3, mu majyepfo amarembo 3, no mu burengerazuba amarembo 3. Ibi ngibi bishushanya ari amarembo 3, ubwo iyo muteranyije byose biba 12. Aha ngaha twafashe umuzenguruko wose w'umujyi, mu yandi magambo umujyi wose, ndavuga umujyi mu kwemera, kubera ko bavuga umujyi tujye twumva buri gihe inyigisho, tujye twumva ukwemera. Iyi Yeruzalemu nshyashya batubwira ifite amarembo 12. Ayo marembo 12 ni ukuvuga ngo iruzuye mu bintu byose bishobora kwirinda mu rwego rw'ukwemera n'urukundo. Ari nabyo bishushanywa, nibyo bashushanya hano muri 21:13 mu byahishuwe. Mu ntangiriro 28:14 baratubwira ngo abazagukomokaho bazangana n'umukungugu wo ku isi, bazisanzurira mu burasirazuba no mu burengerazuba, mu majyepfo no mu majyaruguru. Amoko yose y'isi azaherwa umugisha muri wowe no mu rubyaro rwawe. Aha ngaha barimo na Aburahamu barimo kubibwira, nta nubwo ari Aburahamu, menya ari Izaki. 28 na Aburahamu niwe barimo kubibwira, kumubwira ngo abamukomokaho bose bazangana n'umukungugu wo ku isi. Mu yandi magambo ibizamukomokaho mu rwego rw'ukwemera ni byinshi. Umukungugu hariya ni icyo birimo kuvuga. Bazisanzura mu burasirazuba no mu burengerazuba, mu majyepfo no mu majyaruguru. Ni ukuvuga ngo bazaba ari inyigisho zuzuye, kubera ko twabonye ko ibitambika, ubwo turi mu birebana n'urukundo, ibizamuka turi mu birebana n'ukuri. Ni ukuvuga ngo byose bizaba byuzuye, kuko bizaba biva ku mpera imwe bijya ku yindi. Reka noneho turebe ibihe by'ihinga. Ibihe by'ibihinga muri Bibiliya birimo bivugwamo kenshi, kubera yuko kiliziya hari igihe bayishushanya nk'umurima. Birumvikana rero ko niyo dufite kiliziya nk'umurima, n'ibihe by'ihinga bigomba kuzamo. Mu ntangiriro 8:22 batubwira ngo iminsi yose
iminsi yose isi izamara, ibiba n'isarura, imbeho n'ubushyuhe, iki n'itumba, amanywa n'ijoro ntibizigera bivaho. Mu yandi magambo, igihe cyose tuzaba turi ku isi nicyo cyangwa se tuzaba turi mu kwemera, ibigeragezo ntibizabura, ibyishimo ntibizabura, ariko nanone n'ibyiza n'ibintu byose byo gutera imbere ntibizabura. Nicyo bari barimo kubwira Nowa, kuko ari byari bikurikiye ni byari biri muri kiliziya ya Nowa. Iyo dusomye muri Zakariya 10:1 baratubwira ngo nimusabe Uhoraho ngo imvura y'itumba icikire igihe. Uhoraho ni utuma habaho imirabyo, agatanga imvura ihagije imeza buri cyatsi cyo mu mwijima. Ahangaha nanone barongeye kuduha imvura y'itumba. Ubwo nongera nkomeze nsome muri Ozeya 6:3, nidushishukarire kumenya Uhoraho nta shiti, azadutunga nk'umuseke ukebye, azatugeraho ameze nk'imvura yuhira imyaka, mbese nk'uko imvura y'umuhindo isomya ubutaka. Ahangaha batubwiye umuhindo. Harya ubwo ntimwabasha kumva ko iyo Yezu yavuga ngo muri Matayo 24:20, nimusabe kugira ngo ihunga ryanyu ritazaba mu itumba cyangwa ku munsi w'isabato, icyo yavugaga? Reka nsubireho gatoya. Muri Bibiliya y'Ikinyarwanda barimo kutubwira itumba, ariko iy'Igifaransa ni hiver. Ntabwo ari ibintu bimwe, nuko ari ikibazo cy'indimi. Icyo kibazo cy'indimi gituma hari amagambo menshi tutabasha kumva cyangwa se gusobanura uko byagombye gusobanura. Ariko noneho muri Bibiliya hari icyo bita lo printemps, igakurikirwa na été, igakurikirwa na automne, igakurikirwa na hiver. Nuko nguko muri Bibiliya byagombye gukurikirana ibihe. Ngo iyo bakubwiye ko ari printemps, ubwo no kuzashakisha mu Kinyarwanda, ariko mu Kinyarwanda umenya ari printemps, ubwo nzongera nshakishe, ntabwo nashakishe neza, mu nyihanganire, ariko mwumve yuko ari nkaho wavuze ko ari mu gitondo. Printemps ni nko mu gitondo, été ni nka saa sita, automne ubwo ni nkaho turimo kwegera ku mugoroba, noneho hiver ubwo twayigereranya nijoro. Ubu rero iyo Yezu atubwira hano akavuga ati musabe kugira ngo iryo hunga ryanyu ritazaba mu gihe cya hiver, mu magambo hano barimo gusobanura igihe urukundo ruzaba rwarakonje. Ni ukuvuga ngo ni urukundo rwakonje rugakonjera. Mu yandi magambo, musabe utazagira ikibazo cyangwa se igihe cy'imperuka, ubwo ndabivuga ntabitindaho, mu gihe cy'imperuka bizabe atari mu gihe urukundo rwakonje, urukundo rw'abantu bose rwakonje, cyangwa se ku munsi w'isabato. Ahangaha kukubwira ku munsi w'isabato biravuga ikintu kimwe, ni igihe urukundo ruzaba rwarakonje, igihe abantu bazaba batakireba cyangwa batagitekereza Imana. Udatekereza Imana ibyo biroroshye, ntashobora no gutekereza mugenzi we. Muri makeya rero, uwo munsi kandi, ibyo turabisanga muri Zakariya 14:8, amazi y'ubugingo azavubuka muri Yeruzalemu, igice kimwe kigane mu nyanja y'Iburasirazuba, ikindi kijye mu nyanja y'Uburengerazuba. Bizamera bityo mu ki kimwe no mu itumba, ni uko Uhoraho azabe umwami w'isi yose. Uwo munsi Uhoraho azaba umwe rukumbi, n'izina rye ribe rimwe rukumbi. Muri makeya ngerageje kuvuga muri make ibyo tumaze kubona, ni uko iyo bakubwiye uburasirazuba ujye wumva ubuturo bw'Imana, wumve indiri y'urukundo. Ubwo uburengerazuba ni ikinyuranyo. Uko ugenda ujya iburengerazuba niko ugenda ujya kure y'urukundo rw'Imana. Nibakubwira amajyaruguru, ujye wumva nkaho navuga izuba rya saa sita, wumve indiri
y'ubwenge bw'Imana ndengakamere, ni ubwenge bw'Imana ndengakamere. Uko umanuka ugenda ujya mu majyepfo umenye ko urimo kugenda utakaza ubwenge bw'Imana, ariko urimo kugenda mbivuge byoroshye ujya ikuzimu. Niba kubwira iki, kuko bitangiye kugaruka, iyo bakubwiye iki ujye wumva yuko ari nka saa sita, byagereranywa na saa sita, byagereranywa n'umuntu ufite ubwenge bwo mu rwego rwo hejuru. Niba bakubwira umuhindo, ujye wumva yuko uwo muntu ari mu ntangiro y'ubwenge. Mu yandi magambo ni nk'umuntu wa mu gitondo, mu izuba rya mu gitondo. Ubwo munsi tuzareba icyo ngicyo, muzabasha kumva izuba rya mu gitondo icyo rivuga, ariko mwumve yuko ari umuntu uri mu kuri kw'Imana kwamwigaragarije. Uko bakomeza bigira imbere kugeza ubwo hakurikiraho iveri cyangwa se urugaryi. Hari urugaryi umenyera ukwezi kukurikiyeho, ariko ubwo ngubwo uko nabisobanuye nkoresheje igifaransa, mwumve yuko ete, automne, hiver et printemps, ibyo bihe muri Bibiliya ntabwo ari ibihe byo ku isi, ahubwo ni ibihe bijyana n'imimerere y'umuntu n'imitekerereze y'umuntu. Mu yandi magambo, mu ijuru iyo bakurebye bashobora kuvuga ati uyu muntu ari muri iveri kubera iki? Kuko nta rukundo ufite. Uyu muntu ari mu mpeshyi kubera iki? Kubera ko ufite ubwenge bwinshi cyane bujyanye n'urukundo. Bakareba bakavuga ati uyu muntu n'uburengerazuba bw'amajyepfo kubera iki? Kuko ufite ubwenge bukeya, ufite n'urukundo rukeya. Mu yandi magambo, byinshi ufite ni ibihe? Ni ikinyuranyo cy'ibyiza cyangwa se cy'ukuri. Ubwo rero hari tuzaranira ku ibihe bigende noneho bijyanye na kalendari, no kuvuga amasaha, iminsi, icyumweru, ukwezi, umwaka, ikinyejana, igisekuru. Ubwo nitumara kureba igisekuru nabwo muzatangira kwibaza, harya batubwira ngo Imana izagaruka nyuma y'imyaka, Yesu azagaruka nyuma y'imyaka 1000, bivuga iki? Mu by'ukuri muzasanga yuko hari ikindi bihishe gitandukanye n'icyo mwatekerezaga. Ibihe by'umunsi, urukerera, igitondo, saa sita, igicamunsi, akabwibwi, ijoro ndetse n'igicuku, ibyo nabyo tuzareba kuko muri Bibiliya birimo icyo bigenda bisobanura. Hari abirwa bambwira ngo icyo gisimba kizahindura ibihe n'amategeko. Ubwo noneho muzabasha kumva icyo baba bashaka kuvuga, ko icyo gisimba kizahindura ibihe n'amategeko. Ariko nihuse, uhindura ibihe ni umuntu wese ukubwira ko azagukiza ibyaha, azagukiza akarande, azaguhesha ijuru. Ibyo babyita guhindura ibihe. Guhindura ibihe ni uvuga iki? Ni uguhindura iby'Imana igomba kureba ku giti cyayo. Uhindura ibihe ni wa muntu muzahura akakurondora, mu yandi magambo akakukoreraho ubupfumu. Ibyo ngibyo no guhindura ibihe. Kubera iki? Nuko uwo muntu ashatse kureba muri wowe kandi nta burenganzira afite. Uhindura ibihe ni umuntu wese ugucira urubanza mu mwanya w'Imana. Aha nanone icyo ngicyo nicyo bita guhindura ibihe. Ni kureba mu muntu ugatangira kuvuga ngo umeze utya, ukwiriye ibingibi, ukwiriye ibingibi, wowe nta juru uteze, wowe uzarimbuka. Ibyo ngibyo nta burenganzira ubifitiye. Igisha umuntu, mwigisha icyaha icyo ari cyo agihunge, mwigisha ikizi icyo ari cyo agikunde, ariko nta burenganzira ufite bwo gutekereza yuko wowe ubizi cyangwa se ufite uburenganzira bwo kumucira urubanza. Ibi ngibi n'abantu basengana cyangwa se babana mu rugo rumwe, buryo iyo bashyize hamwe bitegereje mukaganira, wahita usanga nta n'uwemera ibisa n'iby'undi, kandi bitwa ko babana cyangwa basenga hamwe, ntawe ukunda ibisa n'iby'undi. Kubera iki? Kubera ko twaremwe dutandukanye. Icyo bita ibihe ni Imana yonyine ibizi. Ni nacyo bavuga muri Matayo 24. Imana niyizi umunsi, niyizi n'isaha. Mu yandi magambo, Imana niyizi ibihe. Ibihe ni iki? Ni imimerere, ni imitekerereze, ni imiterere y'umuntu. Ibyo byonyine ni uburenganzira bw'Imana, nta wundi wenyine wundi ku isi no mu ijuru ubifiteho uburenganzira.
ubwo rero reka dusome muri Zaburi ya 74 umutwe wa 13 na 17 iragira: umunsi n'uwawe, ijoro naryo ni iryawe, niwe wahanze ukwezi n'izuba, niwe washinze imipaka yose y'isi, iki n'itumba ni wowe wabishyizeho. Turekera rero gutekereza yuko ibi bihe bivugwa ari bya hano ku isi, cyangwa se amajoro, aya mazuba avugwa ari hano ku isi. Ibyo byaba byoroshye, abize siyanse bahita baduha inkwenene kandi ntabwo baba babeshya, ahubwo twumve ko ibi ngibi bifite ikindi bivuga muri Bibiliya, bifite ikindi bivuga mu isi y'umwuka. Si ngewe gutuma mubyumva cyangwa mubifata kuko ndabizi ko bigoye, ariko uwo wa mwuka twahoze tuvuga uva iburasirazuba wasura, nzi kuzasiga hari icyo ahindutseho, hari icyo abyumvisheho. Umunsi n'uwawe, ijoro naryo ni iryawe, niwe wahanze ukwezi n'izuba, niwe washinze imipaka yose y'isi, iki n'itumba ni wabishyizeho. Yezu, wowe nzira, ukuri n'ubugingo, duhaze ijambo ryawe ryo buzima. Uhoraho, ineza yawe iduhoreho, nk'uko amiringiro yacu ari muri wowe. Mugire ibihe byiza.